Yes, ibihe byiza reka tubasuhuze kandi tuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV Ngendi Jado twishime reka mikaze abantu budukurikira muri mu Rwanda by'umwihariko mu ntara enye ndetse n'umurwa wa Kigali n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye budukurikira bari muri za Australia by'umwihariko bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abakunzi benshi badukurikira hari kandi abari muri bihugu by'i Burayi mu Faransa ndetse n'ahandi mwese turabashimira tubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kano kanya rero hari inkuru nifuje ko mbasangiza cyangwa se tuganiraho ngira ngo ni post ya ndasugendera hanini kuri post yakozwe ikinyamakuru Isimbi ivuga kuri Bruce Melody ndetse na The Ben. Mu by'ukuri ngo haba hasi umuriro cyangwa se hakaza kutumvikana amakimbirane yavutse hagati ya The Ben na Bruce Melody yabashingiye kuki bimeze bite ngo harimwe bamwe ngo umwe batwaye undi akazi hakaza kandi kuza impande zihanganye muri Tanzania nanoze zajemwe bano mu buryo buhanganye ugasanga The Ben ari ku ruhande rwa Diamond hanyuma na Bruce Melody ari ku ruhande rwa Harmonize. Impande ziranganye cyane kuba bizi kubakurikirana showbiz hano mu karere muri Tanzania by'umwihariko. Bimeze bite rero kugira ngo hazemo The Ben ndetse na Bruce Melody hazemo guhangana cyangwa se icyo bise umuriro ko waba watse hagati y'abano bagabo? Reka tuze tubigaruka ku buryo bwimbitse mu kanya ubwira ko wifuza kudukurikira mu nkuru update zitandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubategura hano kuri Iris TV. Mwibagire gukanda handitse subscribe mu magambo atukura aho hasi tukimara gutunganya zimwe mu nkuru tuba twabateguriye ujye uzibona mbere y'abandi ku buryo bwimbitse kuri iyi nkuru twabibateguriye. Reka tuze tubigarukaho mu kanya. Yes, reka tugaruke ku buryo burambuye kuri iyi nkuru ndetse nk'uko nayibateguriye 5 kwa 5 cyangwa se 5 kuri 5. Mbashimira mwese abakunda ibiganiro byacu abadufana ndetse n'abatadufana mwese tubifurije ibyiza no kuzagira umwaka mushya muhire mu mwaka dutangiye 2022 tuzagire kuri byinshi. Hanyuma rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben nyuma yo kubona bose berekeje muri Tanzania mu mishinga y'indirimbo. Biravuga ko Melody yasinyanye na societe yitwa ubwo niba wenda wowe byatirwa no kubisoma ariko ni societe yitwa Saa5:50 AM ni AM yes limited cyangwa se ubwo ni rimwe utudomo 2 AM limited kandi yari mu biganiro n'umuhanzi bita The Ben byari binageze kure. The Ben rero mu minsi ishize ari muri Tanzania ndetse yahanagira ibihe byiza akora n'indirimbo nziza ikunzwe cyane mu karere. Rero yari mu biganiro n'iyo societe yitwa Saa5:55 AM limited. Kuva The Ben yatangira gutegura umushinga rero w'indirimbo ya na Diamond benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumubonana n'umusore witwa Coach Gael. No musore asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iminsi mike hamaze gufatwa amajwi y'indirimbo Why ngira ngo indirimbo ikunzwe n'abanyarwanda muri iyi minsi ni indirimbo yamuje na Diamond. Uyu mugabo bita Gael yatangiye gushaka uko yaganira na The Ben mu buryo bwimbitse ku bijyanye n'imikorere n'iyi kampani twavuze hano bayita Saa5:50 AM. Nuko rero nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga ko The Ben yamweretse no mugabo bita Gael yamwereka gahunda ze zose n'imishinga yifuza kuzakora. Hanyuma Gael yayikubita amaso agasanga irahenze cyane ku buryo atarusyaho. Mu by'ukuri The Ben yamweretse imishinga irimo amafaranga menshi bitewe n'imikoranire bari kugira kuko ino company yagombaga kumusponsor kumubera manager like kumufasha mu bikorwa bitandukanye by'umuziki. The Ben ramwereka ibikorwa ateganya ama featuring ateganya n'abahanzi bakomeye projects zikomeye z'indirimbo mu bihugu bikomeye. Araya baravuga ati ibintu birakomeye ntago narusyaho maze afata icyemezo cyo kumureka ndetse agenda atanasezeye atanamubwiye ati The Ben ndabona ibintu ntabishobora ahubwo yafashe umwanzuro we aciye usamu afatira harigendera. Gael rero yigira inama yo gukoresha societe yarasanganywe ariyo twavuze haruguru ahuriyemo na murumuna we witwa Kenny bagashaka umuhanzi bakorana udasaba ibintu byinshi bihenze kandi umuhanzi w'umuhanga ari guturuka no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo yari muri gihugu cya Tanzania ari kwitegura gukora indirimbo na Diamond ubwo ndavuga The Ben yiyambaje producer bita Medbeat. Nuko kubwe amutegera indege mukura i Kigali
imujyana i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania kugira ngo abafashe cyangwa se agire uruhare mu ikorwa ry'iyi ndirimbo. Ibiganiro byo gukorana na Gayeri wagaragazaga ko yifuza gukorana ishoramari hamwe na The Ben byabiraga mu maso ya Madebeat. Icyo gihe byari bigikomeje hagati aho ngaho nuko wenda tubigarutseho mu kanya twavuze ngo yaragiye adaseze, ariko yasezeye nyuma cyangwa se yaciye ubusamo nyuma yuko yamaze no guhura na ba Madebeat bari kumwe na The Ben baganira kuri ibyo bintu uburyo bazakorana iyo mishinga. Gayeri rero uzi neza ko Madebeat asobanukiye umuziki w'u Rwanda, ndetse na Madebeat wari umaze kubona ko uyu mugabo afite amafaranga koko yo gushora mu muziki. Bahuje umugambi wo gushaka uwo basimbuza The Ben. Bivuze iki? Madebeat yaciye inyuma The Ben asanga Gayeri wa mushoramari, mu gihe Gayeri we yabonaga ko The Ben ari kumugora kubw'imishinga ikomeye. The Ben ni umuhanzi ufite icyerekezo wifuza gukora ibintu bikorwa biremereye n'abahanzi bakomeye cyane hano ku mugabane wacu wa Afurika. Madebeat rero yahise ajya mu biganiro na Bruce Melody, birangira uyu muhanzi atumijwe muri Tanzania igitaraganya kugira ngo atangire ibiganiro hamwe n'uyu mushoramari ariwe bita Gayeri. Nk'uko mwabibonye mu minsi ishize, Bruce Melody yafashe urugendo yerekeza muri Tanzania, ndetse n'abantu benshi barabisomye ku itangazamakuru, ndetse yakoze n'ibitaramo yahuriyemo na Harmonize. Binavuga yuko n'indirimbo iri hafi gusohoka bakoranye. Ibyo byose abantu barabibonye, ndetse ikindi kigaragara nuko Melody uyu munsi turi kuvugana cyangwa se turi gukora ino nkuru ashobora kuba ari ikintu agiye gutunguza abanyarwanda. Sinzi niba ari indirimbo yakoranye na Diamond igiye kujya hanze cyangwa se ari indi surprise, gusa wenda abantu baraza kuyimenya, ariko hari surprise turaza kwitega amaso, ndetse niba ari no kwitega amatwi tuyitega amatwi. Diamond wari wabonye ko rero abagize ikipe ya The Ben kuva mu biganiro, ngira ngo wenda tutaragira aho ngaho. Kuva icyo gihe rero abari nyuma The Ben akorana na Diamond bamutera umugongo, ndetse ubwo arimo na Madebeat, nuko bahita bisangira Bruce Melody kuko ari wari ugiye kwita akorana gahunda na Gayeri, kandi Gayeri nawe afite amafaranga. Ariko ikindi kibazo nuko maze kubivuga, Diamond na Harmonize bafitanye ibibazo ndetse bagirana amabifa akomeye cyane, kugeza ubwo rwose umwe aciye undi atahaca, binashobotse aho umwe yaciye yacisha umuriro. Rero urumva ni nk'aho abari ku ruhande rwa The Ben bagiye ku ruhande rw'umwanzi ariwe Harmonize. The Ben wari umaze gufatanya agatoki na Diamond nawe ubwe byaramubabaje. Diamond rero wari wabonye ko abagize ikipe ya The Ben kuva muri ibyo biganiro bamaze kugenda kugira bakagira no muri studio ubwo barimo batangiye gukora indirimbo zabo ku ruhande rwa Harmonize na Bruce Melody, nabo bahise bihutisha igikorwa bari batangiye, ndetse cy'indirimbo yabo The Ben ndetse na Diamond ariyo Why yanagiye ahagaragara. Diamond rero yahise arakazwa bikomeye no kubona abantu bari kumwe na The Ben baragiye gukorana na Harmonize w'umwanzi, kuri kote y'umwanzi cyangwa se kuri kote y'umuntu bagirana ibibazo mu buzima bw'umuziki hariya muri Tanzania. Nyuma y'ibiganiro byo gusobanurira Diamond neza uko ibyo bintu byose byagenze, yaje gucururuka amaze kumenya ukuri kw'ibyabaye, nuko Diamond yemeye kurangiza umushinga w'indirimbo ye na The Ben. Mu by'ukuri hajemo confusion. Diamond yabanje kugira ngo abantu bari kumwe na The Ben bari gukorana na The Ben, ariko bagagiye gukorana na Harmonize kandi ari umwanzi. Ariko nanone nyuma za kumva ko abantu bagamanye The Ben bari kwanda rwa The Ben bakajya kwa Harmonize, nanone avuga ati biramurakaza, ariko mu buryo buri positive kuri The Ben. Biza kurangira yihutije umushinga wo gusohora indirimbo vuba, ararana bipostinga kuri inuza ye, birihuta ku buryo rwose action yakoze cyangwa se igikorwa yakoze kuri The Ben ntago kigize gihura n'ibyo yakoreye Mico The Best. Kuri The Ben byarihuse binagenda neza, mu gihe Mico The Best na reaction imwe yagize. Byarihuse arayipromotinga ku buryo buhagije, n'utuvideo twavugaga kuri wayo twose agiye dupostinga kuri Instagram yikurikirwa n'abantu benshi cyane. Kukigaragara uruhare rwe rwo gupromotinga no ndirimbo yararugaragaje mu by'ukuri, kuko yarazi neza ko mu by'ukuri uruhande rwa The Ben nano rwabangamiwe n'abagiye ku ruhande rw'umwanzi. Nuko bimeze rero, icyo ikiri hari ntekereza ko yaba ku ruhande rwa The Ben turavugana na Melody ngo twumve koko niba wenda ibyo bintu barabipfuye mu by'ukuri, gusa hakavugwa n'ibihuha, ngira ngo ni ibihuha bigene bivuga ko batamenye neza kuba icyo kintu cyabaye, aricyo tugarutseho haruguru muri kino kiganiro muri iyi nkuru twabateguriye. Reka tubitega amaso, umuhanga atega abantu igihe. Time will tell them. Igihe kiragira kigasobanura byose, reka byose rero tubitegereze tuzarebe. Ndabashimiye
wowe wakurikiye ino nkuru kuva ku isegonda ya mbere kugeza kuri uyu munota ndagushimiye. Wowe wamaze gukanda subscribe by'umwihariko uri w'agaciro gakomeye kuri runo rubuga, nawe kandi byakorohera wamanuka handitse ukareba handitse subscribe mu magambo atukura ugakandaho n'inyenyeri cyangwa se inzogera iza, ntago ari inyenyeri mu mbabarire, n'inzogera iza nayo ukayikandaho. Tukimara gutunganya bimwe mu biganiro tubatunganyiriza wazajya ubibona ku buryo bworoshye. Uno mwaka ni byinshi bivanze, updates, inkuru zigezweho tuba tuzivanga n'ibiganiro twicara tukaganira n'abantu byinshi tubona ko byashimisha abafana, byashimisha abakunda entertainment, byashimisha abakunda inkuru zitandukanye zivugirwa hano ku butaka bwacu. Turaje tugerageza tubikore, mukomeze mugubwe neza, turabakunda turabishimira. Ni Jado tuyishime nk'ibisanzwe, mukomeze mugubwe neza mu byo mukora, muzahirwe, muzagira ishyano n'ihirwe muri uyu mwaka mutangiye. Abatangiranye ibibazo bitandukanye by'ubuzima ni benshi ndabizi, ariko mukomeze kwihangana, muzarutsinda n'urugamba. Bye bye.